mukiza wanjye ngushimiye urukundo nkunda ubabarira ububi bwanjye kuko intege nke zanjye uzizi. Famiye Paul Barajinyinwa tambuke. Mushireho ururabo. Mushireho ururabo. Urihangana ntabwo turajya tuvuga itsinda rimwe inshuro ebyiri kubera ikibazo cy'umwanya dufite. Abanyakubahwa visi meya barakurikirwa n'umuryango wa Pierre Damien ndetse n'umuryango wa Rucagu Boniface. Usigaye imbuto mu ntoro yitwa Mico, Muco Simon naye ni umuhungu wa Simon Pierre. Kristo tutabane Yesu Kristo akoze Agazano Jena Banyoane Fabia
bamwesha uyu munsi imbaga y'abantu biri hano handitse abapadiri buzuye aritari na musenyeri abanyarijwe ubutumwa avuga ko bajya mu nama hanze y'igihugu bakajya kubana mfite impungenge zo kuba abana babiri ariko mfite n'imbaraga mu mpande zose kuri aritari no ku nkengero zayo tunabasaba rero iminsi umushyikirizo mwakoze gutwarisha imirimo yanyu hari n'abarirwa rero kuri rero gusaza tubona kuri kumirwa n'amasabe muri nama Mama sabe usiwezo njorezo mama baba bashobora kujya muri bya byicaro byinshi babiteguwe agiye guterura icyicaro mu nzangano cyangwa guterura icyicaro ngendo n'umwuga w'ubushake dan abang berarti Maria berarti siapa berdoa bagaimana dia berdoa ini pernah berdoa sendiri pada berdoa berdoa kita berdoa kecil kalau sedikit mugenzi wawe hano n'abandi bigaragara ko tubabwira njye kubwanjye nabashimiye umugoroba tutazamanye aho tuvuye kuri wowe ugiye turi n'abantu kugeza hano abantu biruherekeze nawe tujye kuri imbere yabo ariko ikindi nababwira nta mpungenge mfite n'abana banjye ari amafoto yandika yandikisha kuri salo uko ryahinduka ku maso intimba ntabwo bizabaho wabuze ubundi bareba kumwe nabo kandi ndetse nabo abakozi basabisha wese nange agende neza Kristo Yesu Kristo numva hari ibintu navuga byinshi ibyo navuze nk'umugoroba ntabwo ubuhamya hari benshi babashije kubyumva none abana banjye nabo bumvise ibyo navuze tuyishimira hano tuzaba tubatekereza igihe cyose yabaga aje kumureba yabwira ati mama nanjye naza nishimye tukabona namuhereza ibibanza nshaka kumubona tukabonana nk'uko umushinga umukobwa uko baba bameze abana banjye bamicura gikomeye nubwo nyanga tuvuyemo n'arucuro barangije gusigaye ntuzajye tuzarushaho kugira imbaraga turasaba
ubukunda abana bato bavuyemo ntabwo wamenya icyo Imana yabishakiye. Yabonye ko ari abantu b'imbaraga bakaba bagiye kudutegurira. Natwe rero mu gihe turi guhumeka tugiye kuza tubasabira aho bari ntibongere. Reka dushimire rero bavandimwe mwaje muri benshi umugoroba narongeye nanabivuze abantu bangana guca bangana nk'igihe twabaga tutaramira umubyeyi hariya ku ngoro. Ibi rero ni ibyerekana ko ntabwo dushobora gucika intege nabo dufite amarira tubiri. Cyamara yarashengutse mu mutima we umwana we bamukubita kandi nta cyaha yari afite. Nuko tugeze rero ndikora umusaraba wawe ukurikire Nyagasani. Reka dushimire abakristo bavandimwe twongeye kubashimira tubivana ku mutima muzahore mugira urukundo tutari kumwe namwe ntabwo twaba duhagaze. Ikindi nongeye kuba mwafasha dushimire abapadiri bacu bateraniye aha muri uyu munsi mukuru w'abana bacu. Ni ishema rikomeye, ni icyerekana ko abana bacu nubwo bataba bari intungane ariko twizeye ko Imana babyeyi bavandimwe nimumere amashyi y'impundu abasaserdoti bacu. Nitwaje inyunganizi nteranye ko bitagenze neza n'ikibazo gahunda twafashe. Mbere ya byose nshimiye mwese mwabaye natwe, by'umwihariko ndashimira muzehe wacu. Iyi foto tubona yiyongera amafoto menshi y'iyi muzehe wubaka cyane umushimire. Muzehe yaduhaye inzira keretse nituhamo uburyo bwigera Imana amwigisha byinshi. Biragoye rero kugira icyo umuryango w'umwana hano tubikora letaye kandi nize ko umuntu atitwararitse kuri letaye Imana yamukumbara. Rero nimugoroba nakwibye kutamukuhamya nshobora bashiki banjye ariko uyu mwana yari afite ijoro ryose agasinziriye mu miryango y'amafilime menshi. Numva Nyampinga umwana wa kabiri nawe ucura wa cumi n'umwe amafilime yari menshi. Niba hasanganywe ibisazi uyu munsi ijoro ryatambutse nabigize cyangwa yari ifite ibice byabaye byinshi. Amazina y'aba bavandimwe afite imvano bitewe n'uburyo bavutse. Ndibuka ko mwebwe mwavukira mu rugo twese abakuru yasanze abo yasanze duciye akenge twavugije ibumva biri impande y'izina rye.
tuyishimiye we byarishimwe ntekereza byari bikomeye byatumye umubyeyi w'umwana barokoka umushyo kuko ariko bwa mbere bibaye mu mbyaro zose kandi yari ari mu zabukuru. Mu buzima busanzwe urihangana agakiko yanabuze icyo kuvuga kuko byari byinshi ndetse n'igitabo ariko ibintu byo nanditse mu minsi itanu mu gitabo akiriye rwose kugeza nsinzira. Umunyamuntu yakuze arumureba kure mu bwana bwe. Ndibuka ko yize gutwara imodoka akiri mu mashuri abanza. Yahoze yishaka ibisubizo ntawe ateze amaboko cyangwa ahanze amaso. Ndibuka ko atatinye gucuruza inkweto ku rubanza rwo kwirunga kandi yari ishusho y'umubyeyi. Ubundi yakabaye yaribeza kubera iyo ntumbero yahoranye. Ubu yarateye ishema umuryango wacu wose kandi iterambere icyerekezo cye byagaragariraga buri wese. Yavuye kuri zeru agera ku muhanda. Turi yahoze ari umunyabwenge cyane kandi wigirira icyizere akabona afite uburyo bwe bwihariye abona n'ibindi. Ku ikubitiro twashoboraga kugira ikibazo tukaba twanagongana kubera imyumvire itandukanye y'abakuru n'abana, ariko ntagamburuzwe agahagarara ijambo rye kandi bikarangira ingabiye bivuye mu cyerekezo cy'umuntu bwe. Hari abantu bigeze kurwanya ubwigenge bakoresheje intwaro gakondo imbere y'umuriro, abagatinya gufata risike. Mu mibanire Munyamungu yari umutsinzi mu kubana n'abantu b'ingeri zose, haba abakuru, urungano n'abana bato. Imiterere n'imigirire bye byadutera ubwoba kuko tutazaramba kuko yari yihariye. Urukundo, umuntu guca bugufi, gusabana byari ibintu bye agashakisha. Yabereye umubyeyi abana benshi bashyigikiye bagabashyigikiye. Mu by'ukuri muri Bibiliya mwibuka ko Elisa yasabye imigabo ibiri ya Eliya. Nkurikije karite za mwene uwabitisha umugabo umwe wamuhagije. Mbese ibyakoraga byose yabikorwa nk'umugenzi uri gusiganwa n'igihe kuko ateze amaboko. Ntabwo ubona nta bibiri yagendanaga mu mufuka we, yari mubi. Ikindi kidasanzwe muri Eli kigaragara ko yagisereye umusore ugize amafaranga kandi uwo muri gito arangwa no kurya abana. Ubundi imbuto akanayagize ariko wese ko byari bimeze
yihaye usoza umwaka ashyitse kandi atweretse ibirori yapangaga ibye ariko Imana yari yarateguye icyayo ari byo ibigiye umuntu udasanzwe ariko kumenyana ukagenda ari mashini turi yari mutuzo kandi munyamahoro Imana ifite umugambi ku muntu wayo kandi ikora ibyayo mu buryo bwayo bwa nyabwo hari ubwo idushyira amarenga ikemera ko itugoye kubyakira no gusobanukirwa biba ariko igikorwa cyayo cyari haruze Imana yari izi ko ari umugenzi ndavuga ati ni inshuro ariko ntiyamutwara wese ahubwo undi turi mwana uzasigariraho tuyise wagiye rero azatubera urwibutso rwa mucura Simon Pierre kandi sinshidikanya ko abavandimwe twese n'ababyeyi tuzabafatanya n'Imana idasanzwe imvugo no gusura by'Imana tutasobanukiwe turi ikibazo mu kadari ni kubwiriza yacu twese
isoko bawe abavandimwe batarabarutse ari bato kuri iyi myaka bari bafite. Murakoze cyane kandi mukomeze ibongere imbaraga. Twebwe twari abakozi umwe muri bosi wacu Peter twakoranaga yari n'umuvandimwe wacu. Twavuga byinshi, yari bosi wacu ariko yari na papa wacu. Hari byinshi yadukoreraga, nanjye maze imyaka ibiri nawe. Yaranze cyane, yaraza amafitiye, yajyaga atubwira ngo aradukunda, tukamusubiza ko tumukunda, ariko tutazi ko n'iki kizagera tukamukunda. Nk'ibiri yaba atasubira inyuma twakongera tukamubwira ko tumukunda cyane. Yari musaza wacu, bamwe bari barumuna be, yari umuntu mwiza, yari inshuti nziza, yari inshuti y'abakiriya, ntabwo mwabyumva. Yari umuntu utangaje mu buzima bwa buri munsi, yabonaga guhisha tutazabana. Gusa njyewe ku giti cyanjye ndizera ko Imana yamwakiriye ku bw'ibyiza yakorera ku bantu. Yari umuntu ubana n'abantu bato, abantu bakuru, urubyiruko muri rusange. Icyo nababwira, mu gihe mufite amahirwe yo kuba muri kumwe n'umuntu ari umuntu mwiza, ujye mumubwira ko uburyo hari igihe kizagera ubura imbaraga zo kubimubwira utakimubona. Uzakunda umuntu uko ari. Ndabashimira mwageza, Imana ikomeze ibafashe. Peter yari umuntu utuje cyane, umuntu twakoranaga, yari acecetse, yari umwana mwiza cyane. Mu rungano bamwe muri twe turenda kungana nawe. Peter yatubereye umuntu udasanzwe, yari umuntu utangaje cyane, ntabwo yavugaga menshi. Yaratubwiraga ngo abakiriya twakira ntabwo ari abantu basanzwe, ahubwo ni ababo. Tugomba kubafata nk'abantu, kuko kwicotero ni nko mu rugo. Abantu bahazaga barisangaga, bari inshuti zabo, ari n'inshuti zacu. Bose barakundaga kutubwira ko atari bose wacu, ko yaba afite ubushobozi bwo kuba yakita umubyeyi wacu, twese yakatubereye umubyeyi, ariko n'ubundi yatubereye umubyeyi twebwe ku mutima wacu. Imana ikomeze kubakira, kandi turizera tudashidikanya ko Imana izi ibyiza byabo, ni nabyo byinshi kurusha. Imana yabakunda kuturusha, irabisubiza. Munyemuntu ni umuntu wari utangaje,
ababyeyi babo bari baziranye nawe urumva uwo muntu yari azi ababyeyi bacu yadukundaga mu buzima bwa buri munsi kandi ntiyasibaga kubitubwira kuri uyu munsi ntabwo turi kumwe nawe ababyeyi bamenye umuntu na Pita mwatari abana batangaje nubwo mutabimenya mu buzima bwa buri munsi kuko mutabaga muri kumwe nabo twebwe twahuranaga tuzi ibyiza byabo kandi ni byinshi twabivuga twageze ejo Imana yakomeze kubarinda itugirire umunsi mwiza kandi iduhe imbaraga zo kwihangana kandi ikomeze umuryango we twese nk'abakozi tubifurije umunsi mwiza Imana ibarinde ni mundu namushaka amapetishe wanjye ari kumwisaha barabizi ko yari inshuti yacu twari inshuti yacu ntawe wabishimira ni mundu ntabwo twabyirukanye wenda twigane primeri cyangwa segonderi twabonye dukuze ibyo dushakisha umuvina aragacira kuva icyo gihe twaba inshuti zidataha nk'umuntu wavukiye hano wari umenyereye n'inshuti na nini ntabwo na nini ntungiraga gake rero umuntu wabwiraga turiya ntabwo ari indyarya uriya ni mwiza uriya hari icyo azakugezaho ndetse umuntu ntabwo twese hano cyane cyane bamumenye dukuze mu buzima twabanaga ijambo rimwe muri jeri ntabwo kwimanganya ntabwo yacaga hirya cyangwa hino yakubwira uko biri iyo yagukundaga yakwerekaga akabikubwira kandi ukabibona niyo umuntu wahuje navuga ngo agatika kandi ukabimenya so icyo kintu rero cyo kuba ari umuntu uri jeri nicyo cyakomeje kuranga mu buzima bwacu n'umwana wacu aho natangiye bizinesi iragenda muri mudahari ari yanshuti ishimira gutera imbere ari yanshuti ishaka kureba yuko utera imbere ntabwo ari wa muntu wumvaga yuko hari benefit bamukeneyeho iragenda ari hafi nanjye twarabanye mu buzima bwe ko agiye bivuga ashyira ubushomeri agitangira ubucuruzi kugeza n'aho icyo gihe cyose turabana kugeza n'aho twageze igihe cy'igitekerezo cyo gukora cyose igitekerezo cyaje kuko mwe n'undi mwigahuza n'ijambo niyo muntu waduhuzaga yaba mbere y'ubucuruzi kibaho aho yari atuye wasanga ariho twese twibanze njyewe bagenzi banjye abatwagaye bose gukorera muri uyu mujyi abantu b'ingeri zose mwagenewe so turavuga ati turimo kugira ngo tugume mu gikari n'undi Imana yifite rwose nyuma ya kovide tujya inama yo kuvuga ngo reka dufungure ku cyorezo namwe murabona akazi muri iyi myaka mike akoze aho byari bigeze wibaza gusa potential
ikindi kintu nabona kitarazanye ni uko ari inshuti imenya kuvuga ngo babaye umuntu rwose iyo mwashwanaga cyangwa hari ikibazo mufitanye yafatanye ya mbere utamubwirije we bwagera ku cyo mesaje akubwira ati bro nawe urabizi so yungabire rero iyo karagiteri nziza numvikana ko aba yayikuye ababyeyi hari n'abasigiye abavandimwe uburyo nibaza ko tuzakomeza kubana impuhane zose dufitanye nyinshi ni uko wavuze ngo ntabwo turondogwa ariko tugiye mu buryo twabanaga ni byinshi cyane aho nakora ikibanza yakoraga muri bibiri makumyabiri ndetse twumva muri twe tuzasaza bitawe ntabwo navuga byinshi ya gitifere twamuvuga amagitifere ubu nabonaga n'umuhungu gitifere n'inyama gitifere ntabwo navuga byinshi uretse yuko bagiye tukibakunda tukibakeneye bafite byinshi tutari tubigezeho ariko manzi imigambi yayo so ntashidikanya n'uko bari mu ijuru kandi ko umunyemuntu mu nshuti ze nta kibazo bafitanye kuko yasabaga ibibazo atabibwirije
nari mu karere ka Gakenke uwabibwiye numva aganisha ngo ni mu muryango wa Rushyerezo bavandimwe bamenyeshe ko kuba mpagaze imbere yayo abenshi bakorera isura bakabona bayizi nanjye ndabazi nitwa Niyonsenga François umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'igihugu mu masura z'abantu benshi yewe na telefone zabo ndazizi no mu mutwe ariko numvise kugira ngo niba umuntu ahamagara ngo tubaze ibyo bibaye yarananiye ndashakisha mu mutwe twaba tuziranye n'abazi ndamura nyuma nibwo naje gushakishiriza ku bantu bazi muri cya kintu bisa naho ubwenge bugarutse turabiganira bivuga ngo rero niba mu mutwe byatanze agashakisha bikanga mbese Rushyerezo we byarenze ariko igikomeye ni uko nk'uko mumubonye n'inshuti ye babyaranye abana mubonye yuko bakomeye nta kwiheba nta gucika intege barashima Imana bavandimwe abagira ngo uko buri muryango ukomeye natwe tubasabe tubakomeze bagire kwihangana ndagira ngo muvandimwe mubyeyi Rushyerezo mu kukwihanganisha nk'ubuyobozi bwite bwa leta ni ukumenyesha yuko ubuyobozi buri kumwe ubundi kuri iyi si umuntu agira umuryango avuka akagira aho yerekeza imyemerere ariko akagira igihugu cyakuretse ko muri ubu nimugoroba twari kumwe mu isoko y'akarere ka Musanze mu gitondo nk'uko byavuzwe twari kumwe na guverineri w'intara y'Amajyaruguru nubwo inshingano zabaye nyinshi ikaba ngombwa yuko zubahirizwa ariko n'ahangaha turi ubuyobozi bw'igihugu akarere ka Gakenke twifuza kuza twese akubita ubuyobozi y'akarere ariko ntibyakunze kubera izo nshingano nyinshi ariko naje ndagira ngo menyeshe yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyane n'abayobozi bakora nabo baje gufata mu mugongo ngira ngo ahangaha wabonye ijisho Rucyana n'umuryango bose bari gufatanya nawe kubera yuko amaso yawe ashobora kuba kureba bigoranye ariko njye nanjye agiye kureba namenye yuko narebeza Rugero Nyange nawe yavuye i Kigali nabo bari kubibaza nimugoroba mbere yuko kubera telefone y'ibikora byaragora umbwira ko wagize impungenge ufite ikibazo cy'uko inshuti yawe ushaka kubifasha uza kumumenyesha nahise kutumvikira ndagira ngo menyeshe yuko umutoza w'intore ushaka kubifasha nawe yamaze kugira amabara ni ukukwereka igihugu kikuri inyuma ntawabuze ibyabikorwaho ariko byizeye kuba mwese wa munyagihugu wa munyarwanda ahasigaye turabana n'abandi turamufasha kwihangana bavandimwe mwese muri aha ni izina ry'ubuyobozi bwite bwa leta ni ukubamenyesha yuko umukuru w'igihugu abatubwira yuko ubumwe bwacu ari imbaraga zacu kandi n'ibitabo bitagatifu biravuga ngo mwishimane n'abishimye
mubabarane n'abababara dore icyerekezo nakubwira kudashyikirizwa ngo wumve kuri wenyine hanze hari ibirori bikomeye by'isiganwa ry'amagare ni ibirori byategerejwe imyaka ibiri kuba abantu mu mihanda benshi bivuga byari bishoboka ko batagira abaturage mu musahara kubera ibirori biri hanze ariko kuko barekera abantu bose kiliziya bose n'inyuma bakwiye kugira ngo baze kwerekana ko ukomeye rero aba bana baragiye ariko usigaranye abavandimwe usigaranye igihugu no kugira ngo twizeze yuko tuzakomeza kubana nabo si uyu munsi gusa ahubwo tuzakomeza gushyigikira no kugufasha kandi twifuza yuko ukomeza gukomera mu gushimira ndashimira nyakubahwa padiri mukuru abasaseredoti mwafatanije mu gutura igitambo cy'asi mwaduhumurije mwatwigishije abakomeje gufasha muri gahunda yose abaririmbyi n'abandi bafasha mu mirimo kiliziya mwese nk'ubuyobozi turabashimira by'umwihariko turashimira abaturage mwese baba abaturage bavuye mu karere ka Gakenke abavuye mu karere ka Musanze bajya gusanga n'abavuye hirya no hino turabashimira kuri umuco mwiza wo kumva yuko umuntu umwe atihagije ahubwo kumva yuko gushyira hamwe aribyo bizatuma igihugu cyacu gitera turabashimiye aba bana bigereye igihe cyari kigeze kandi koko kuba bagiye biratubabaje ariko ku rundi ruhande ndagira ngo bakore ko batubereye abana b'abakobwa aha ngaha hari urubyiruko kandi benshi mwamubise kandi bavuga aba bana icyambere baratinyutse iby'abandi batinya bemera kujya mu bushakashatsi cyangwa se gushinga bizinesi mu gihe abandi ibikorwa kuzatungwa no kwiba kuzatungwa no guhora bakora ababyeyi kandi bakoze ariko baratinyutse barakora bamaze gutinyuka gukora bababwira ngo ni akazi iyo ni isomo rikomeye urubyiruko ruraba kugira ngo rubigire babaye isomo rikomeye uko umwana yaba n'umubyeyi bakabifata mu gihe twumva hirya no hino abana bakuze ababyeyi aho hakigerageza hagati y'ababyeyi n'abana yamaze gufata intera ndende bakagera aho bicara ariko ababyeyi babo baricarira hamwe bagashe wanjye aragiye urubyiruko muri aka ndagira ngo mwibasabe izina ry'ubuyobozi kugira ngo bageze aha hose aha kuri isomo mu byo atatunganya atunganya nawe kugira ngo uyu munsi arebe ko yakurikirana n'umubyeyi aho umubyeyi yabaye avuga ati kubura shewa iyo ari kumwe na kana banumva guseka yanjye seka agakomanya iri somo tugasaba kugira ngo turitora ababyeyi ntabwo twagiye ese birashoboka ko umwana w'umusore ashobora kuba inshuti y'umubyeyi kugeza iyo bahuye bakorera mu gihe hari n'aho umwana ashobora kuba umubyeyi we umwana agashaka inzira acereza kugira ngo aho
ugasanga murashakisha abahanzi ngo ni ibintu muvugana neza muzajye kunganiriza inama iyi ndagira ngo buri wese uko turi aba bana baragiye Munyamakuru aragiye Ishimire aragiye ariko imbuto aragiye ntabwo izavuza abakuru muri aha abatoya muri aha ndabasaba kugira ngo iri somo aya masomo menshi bigishije abagize amahirwe yo kwiga abumvishe amateka y'abahanga kugira ngo aya masomo y'ibigayikoro bizatume koko iyi si tuyibamo amahoro bizatume no kuyivaho koko tuzagira ngo ibyo twabashije gukora ku isi turabisoje ahasigaye tujye kwandika kwandikwa amakamba y'ubutore abakozi ku isi bavandimwe rero nubwo mugiye murakoze kandi amasomo mwigishije turayatoye ahasigaye Imana y'ijuru Nyagasani wumva kandi akamenya guhemba abakoze ibintu byiza kuri iyi si abakiye uhereye none n'iteka ryose tubyambaye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kristo yitazwe murakoze nyakubahwa rero umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko itegereje ubukene bw'umuja we dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azahita umuhire kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye ni ritagatifu kandi abamutinya bagirira impuhwe kuko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yahanaguye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo azakuza abakene abashonji yabagwirije ibyiza maze abakire bagenda amaramasa yatabaye Israeli umugaragu we kuko yibutse impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu
umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane kandi mugume mu mahoro ya Kristo. Dushime Imana. Nyongeza Mariya nimukababare, kandi amaherezo we tuzamusanga.